twizeye ko meze neza cyane mwebwe mudahwema kubana natwe no kuri meni impa by'umwihariko mwakuze subscribe mudahwema kutwereka urukundo muri rusange mu biganiro ndetse na update n'amakuru tugenda tubagezaho by'umwihariko umutoni Assia wamamaye muri SEBURIKOKO yatashye i Kigali, umukinnyi wa filime cyane mwagiye mumumenya muri filime nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu za SEBURIKOKO ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Umutoni Assia uzwi cyane cyangwa se wamenyekanye cyane, benshi bagiye banahuza ko anasa n'umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene. Utirero bimeze bite? Umutoni Assia wari umaze imyaka 4 yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanashatse n'umugabo, yatashye i Kigali muri iki gicuku cyo kuri uyu wa 18 Werurwe 2026, yakirwa n'abiganjemo abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze muri rusange. Uyu mukinnyi wa filime wamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo SEBURIKOKO yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022, ndetse nyuma yo gukora ubukwe n'umugabo we witwa Uwizeye Mohamed bamaze no kubyarana abana bagera kuri 2. Umutoni cyangwa se Mutoni Assia wamaze cyangwa se wageze i Kigali ari kumwe n'umugabo we ndetse n'abana babo, yagaragazaga umunaniro mu maso cyane ku rugendo rwe rutamworoheye kuko byamusabye no kugura andi matike kuko ayo bari baguze mbere yari indege cyangwa se byasabwaga ko bagomba guca muri Qatar, bitakunze kubera ko bagize ikibazo cy'uko ikirere cyaho gifunze bitewe n'intambara ikomeje kugenda ihanganisha na Amerika ndetse na Iran by'umwihariko, bikagira ingaruka mu bihugu biri hafi mu karere birimo Qatar. Umutoni akaba yamaze cyangwa se Mutoni Assia mu mbabarire yitwa Mutoni Assia akaba yamaze kugera i Kigali. Uyu mugabo we bashakanye bamaranye birikumvikana bashakanye mu mwaka wa 2022, bikaba byibazwa niba bageze hano i Kigali bimutse burundu. Ntago biragira icyo bivugwaho cyangwa se icyo babitangazaho. Uyu munaniro watumye atabasha kugira icyo aganira n'itangazamakuru ngagire icyo abivugaho ku rundi ruhande, cyangwa se avuge niba bimutse cyangwa se bazasubira cyangwa baje gusura inshuti. Ibyo ngibyo ntago babashije kubona uburyo babigaragaza kuko cyangwa se babitangaza kuko bari bafite umunaniro. Cyakora by'umwihariko ku rundi ruhande ni umugore wagaragazaga amarangamutima y'urukumbuzi yari afitiye inshuti ze, abavandimwe be ndetse n'umuryango we. Bari bagiye kumwakira ari benshi, bari bageze ku kibuga cy'indege by'umwihariko bafite indabo nk'ibisanzwe nk'ukuntu abantu basanzwe bakira umuntu batari basanzwe baherukanye mu buryo busanzwe. Ubwo yari amaze gukubita amaso umubyeyi we Mutoni Assia yaturitse ararira, aramwegera aramuhobera cyane, bashirana urukumbuzi. Abibyamamare cyangwa se bimwe mu byamamare byaje kwakira Mutoni Assia n'umuryango we by'umwihariko ku kibuga cy'indege bari barimo Kamire Sala uherutse gusohora filime ye ya mbere yikoreye yise Toxic, ndetse na Nyambo Jessica. Mutoni Assia yamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo Gira Amata ndetse na Gatarina, Intare y'Ingore, SEBURIKOKO, City Made, Cross Chapter yo muri Tanzania n'izindi yagiye akinamo cyangwa se agaragaramo mbere yuko yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022, aho yari asanze umugabo we bamaze kuba bagirana i Kigali bari kumwe n'abana babo. Muri rusange aya ni amafoto cyangwa se nk'uko mubibona rwari urukumbuzi hariya ku kibuga cy'indege, bamwe bahoberana, akanyamuneza ari kose, bishimye. Byari ibintu byiza bitangaje ndetse biteye n'amarangamutima cyane ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore mumuzi muri filime nyinshi yagiye akina. Ni filime agenda agaragazamo amarangamutima cyane, byatumye abantu benshi bamukunda. Icyambere ni mwiza, ikindi azi gukina, ni umuhanga, ikindi by'umwihariko ibintu by'abikorana ubuhanga budasanzwe ndetse bikatuma anagira igikundiro mu bari baramukunze by'umwihariko. Nyambo rero
akaba ari umwe mu bagiye kwakira uyu musitari wo hambere rwose, kuko generasiyo y'aba banyambo yaje muri filime aba barahatwitse cyangwa se barahacanye umucyo muri rusange, bari barubatse izina cyangwa se ni bamwe mu bagize amazina akomeye cyane mu myaka ishize ya sinema nyarwanda, nyuma y'uko generation y'aba bariho cyangwa se y'aba banyambo ba Dr Nsabi babamenya bande bose, nubwo babamenya ari abakera. Uyu Mutoni Assia ari yakinanye na ba Samusure, nabo bamaze kuba bagaruka by'umwihariko. Murabizi mu minsi yashize nawe yageze yakiranywe urukumbuzi yara ku kibuga cy'indege yaturutse muri Mozambique, aho yari yarahunze ikibazo kijyanye n'ideni ry'uko yari yarafashe inguzanyo agashora muri sinema, ariko sinema ntibimuhire bikarangira agiye muri Mozambique, ariko nyuma yaho byaje kugenda neza. Rero uyu nguyu Mutoni Assia nawe ni umukinnyi wo hambere wabigaragajemo cyane, cyangwa se wagiye abigaragaramo cyane, abigaragazamo ubuhanga, ndetse akaba n'intangiriro nziza y'aba banyambo cyangwa ya generasiyo y'abakinnyi ba filime iriho ubu ngubu iri kuzamuka, iri gutwika. Rero kuba Nyambo yagiye kumwakira byari bimwe mu bigaragaza ko amuhaye respect, mbere na mbere n'inshuti ye, ndetse akaba n'umuhanga, ndetse nta gushidikanya ko amwigiraho byinshi cyane muri rusange. Ngayo nguko rero, ku rundi ruhande sinabura kubatangaza umuraperikazi w'umunyamerika, umuhanzi, amateka yakoreye i Kigali mu gitaramo cy'amateka cyari cyitabiriwe na Madamu Jeannette Kagame, by'umwihariko ari kumwe mu mafoto yagiye acicikana, ndetse na video zigiye zicicikana kuri hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, yagaragayemo arimo yishimye ari kumwe n'umuhanzi cyangwa se umwe mu byamamare byanditse amateka mu Burundi yitwa Kanjanine. Muramwibuka cyane, na aherutse kuza kwita izina ingagi mu Kinigi, aho yari ku nshuro ya 20, by'umwihariko hitwa abana b'ingagi muri rusange. Ibintu byatumye abantu benshi bibaza bati ese agiye kwaka ubwene gihugu nk'uko yabitangaje mu magambo ye. Reka rero ngaruke ku byaranze kino gitaramo, by'umwihariko uyu muhanzi Doja Cat yakoreye muri Kigali cyangwa se BK Arena muri rusange. Ni mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, Doja Cat yakoreye igitaramo cy'amateka muri BK Arena, ndetse cyitabirwa na Madamu Jeannette Kagame. Iki gitaramo cyari kumwe cyangwa se cyari kiri mu bimwe bigize urugendo arimo rw'ibitaramo bizenguruka isi yise Tour Mavi World Tour, cyangwa se Tour World Tour, cyangwa se by'umwihariko agaragaza ku kigendanye n'ibyaranze ubuzima bwe muri uru rugendo rwa muzika. Akaba ari bimwe mu bitaramo nyine biri kugenda akorera hirya no hino ku isi. Uru ruherekane rw'ibitaramo Doja Cat cyangwa se yarutangiriye mu mujyi wa Auckland muri Nouvelle-Zélande kuri ku itariki 18 Ugushyingo 2026, biza gukomereza mu yindi mijyi nka Pretoria muri South Africa, Dublin muri Ireland, Glasgow muri ndetse na Manchester mu Bwongereza, Lisboa muri Portugal, ndetse azabisoza kuwa mbere Ukuboza 2026 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitaramo cya Doja Cat i Kigali cyateguwe ku bufatanye n'umuryango wa Global Citizen itegura ibitaramo bya Move Africa, byabereye i Kigali ku nshuro ya gatatu. Icya mbere cyatumiwemo umuhanzi Kendrick Lamar, icya kabiri hatumirwa umuhanzi John Legend, by'umwihariko abahanzi b'abanyamerika nabo bagiye ibyamamare by'umwihariko bizwi ku rwego rw'isi. Doja Cat watumiwe mu gitaramo cya gatatu n'umwe mu bagore bakomeye mu njyana ya rap ku isi, yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo nka Say So, Need To Know, cyangwa se Batch, I Am a Cow na Paint the Town Red. Amazina ye yahawe n'ababyeyi ni Amala Letina Zandrile Dilamini.
yabonye izuba kwa 21 ukwakira 1995 avukira Los Angeles muri leta zunze ubumwe za Amerika, kuri se ukomoka muri Afrika y'Epfo. Urugendo rwe rw'umuziki yarutangiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 nyuma yo gushyira indirimbo ye ya mbere ku rubuga rwa SoundCloud. Iyi ndirimbo yakunzwe kubera ubuhanga Doja Cat yagaragaje bwo kuvugana cyangwa se kuvanga injyana nka rap, R&B ndetse na pop. By'umwihariko mu mwaka w'ibihumbi 2014 yasinye amasezerano mu nzu ifasha abahanzi ya RCA Records. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo Doja Cat yabaye ikimenya bose. By'umwihariko amenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye nyuma yo gushyira hanze indirimbo yise Mu cyangwa se Mo. Muri uyu mwaka nibwo cyangwa se ni nabwo yashimangiye urugendo rwe rwa muzika, ashyira hanze album ye ya mbere yise Amala. Mu bihumbi 2019 yasohoye album ya kabiri yise Hot Pink. Iyi yariho indirimbo zamenyekanye cyane nka Say So, yakunzwe cyane mu mwaka w'ibihumbi 2020 ndetse ifata umwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100. By'umwihariko ikomeza kugenda ica ibintu muri rusange. Kuwa 25 Kanama 2023 izina Doja Cat ryarushijeho kuba ikimenya bose nyuma yo gusohora indirimbo yise Paint the Town Red. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube, imaze kurebwa n'abarenga 390,000. Uyu mukobwa w'imyaka 31 yataramiye i Kigali afite indirimbo nshya aherutse gusohora kandi zakunzwe zirimo Jealous Type, Go Girl and Just As You, yahuriyemo na Jack Harlow. By'umwihariko indirimbo zigiye zitandukanye nizo yakomeje kugenda aperforminga muri rusange, kandi ntitwabura kubigarukaho nyuma y'uko umuryango mpuzamahanga cyangwa se Human Rights Watch yagerageje kwandika isaba uyu muhanzi katagira mu Rwanda. Ni nyuma y'uko babikoze ubwo mu ubushize ubwo umuhanzi John Legend yari buze baramwandikira bamubuza kuza mu Rwanda. Iyi ni Human Rights Watch yamwandikiye imubuza kuza. Icyo gihe hari kuzamo n'umuhanzi w'umunya Nigeria witwa Tams, nawe wandikiwe na Human Rights Watch imwandikira imubuza kuza mu Rwanda. Uyu muhanzi Tams warabyumva, ariko John Legend aravuga ati ibyo ngibyo mu muziki cyangwa ku bakunzi banjye ibyo ngibyo simbikozwa, abirengaho araza. Ese ni bya bindi Human Rights Watch yakomeje kugenda ishinja u Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana muri rusange. Bifitanye isano n'intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara ikomeje kugenda ihanganisha umutwe wa AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo ririmo FDLR ndetse ririmo n'abasirikare ba FARDC, abacancuro ndetse n'abarundi muri rusange bagiye batandukanye, aho u Rwanda bagiye barushinja gufasha umutwe wa M23 ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi ngibi akaba ari byo uyu muryango wa Human Rights Watch wakomeje kugenda ubugwamira ku ruhande rumwe ushinja u Rwanda ndetse rugashaka cyangwa se uyu muryango ugashaka gukumira aba bahanzi ngo bere kuza guperforminga mu Rwanda, ariko bamwe bakabirengaho. Uyu muhanzi rero nawe yaje kubirengaho ko Human Rights Watch nayo yamwandikiye, ariko ntiyabasha kuba abyumva muri rusange. Araza ataramira abakunzi be mu Rwanda agaragaza ko ibyo impamvu za politike zidagomba kuza muri music cyangwa muri entertainment ibi bifatanye isano nuko ndetse no muri football ibi gahunda cyangwa se ibibazo bya politike bitajya biza mu bijyanye n'imikino cyangwa umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino muri rusange. Ibi rero abahanzi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibibazo bya politike bidakomba kuza muri kariyeri yabo ya muzika, kuko icyambere atari abanyapolitike. By'umwihariko byari bicika hariya
muri BK Arena. Ni igitaramo by'umwihariko cyatumye benshi basusuruka, benshi bishima, aho BK Arena yagiye kubita ikuzura muri rusange. Izo zari update, komeza ubane natwe 5 kuri 5 tugende tukugezaho izindi nkuru zigiye zitandukanye hano kuri Main Empire. Komeza ukore subscribe, like, share ndetse na comment, ibindi tujye tukomeza kugenda tubana 5 kuri 5.